ngo ndagaruka ku butumwa bwihutirwa Reverend Kuriyo. Mana ivugana nanjye ngo nkubwire ngo uve muri CNDD-FDD, maboko yawe uyashyire pasitoro yaranduye. Kwica, kwiba, guhumana, ibintu nk'ibyo. Ijuru rivugana nanjye rirambwira ngo nkubwire nkubarire, ubutumwa ni ubwawe. Cyakora ndavugamo n'Ibrahim Kapiteni Traoré w'akantu gatoya Imana yabishuriye ku gihugu cya Burkina Faso kugira ngo abo dufatikanya gusengera Afurika n'abaperezida mwese muze kubona uko murushirizaho kudushyigikira tubohoza umugabane wa Afurika. By'umwihariko abaturage ba Afurika natwe dukeneye mu nzozi tutazi cyangwa mu ihishurirwa n'iyerekwa tutazi, igihe kimwe uzajye kuruhukira ku mazi naka, ujye kurira y'ubuzima, urebe inyamaswa nawe utembere nk'abandi bose, ufate kajugujugu utembere amapariki atandukanye, ujye kureba i Burayi cyangwa muri Amerika, nawe ugiye kurya ubuzima utagiye kubakorera nk'ingorofani. Ibyo turi kubisengera kandi Imana yarabitwemereye ko izabisohoza. Reka nigarukire ku butumwa bw'uyu muvandimwe. Ariko uri umuvandimwe koko, nemera ko Imana yicara ku ntebe y'imbabazi, ariko mu busanzwe habayeho gushayisha. Imana ivugana nanjye irambwira ngo ubare ipfu wasimbutse, ubare ipfu wasimbutse. Uwiteka ajyanywe no kukwishyuza impamvu yagushigaje, azakwibutsa iriya mihigo yose wahoraga umuhigira, none azanwe no kukwishyuza impamvu yagushigaje. Reverend Kuriyo, Imana yambwiye ngo yagusimbukije ipfu nyinshi utabarira ku ntoki. Yagusimbukije ipfu nyinshi, iz'amasasu, iz'uburozi, iz'impanuka. No muri gereza nabonye Imana yaragusimbukije urupfu. Sinari nzi ko wanafunzwe, ariko ubwo nabibonye uko urantunga. N'iz'abagore urazisimbuka. Wa mugabo we, va muri CNDD-FDD. Mbihanuye ari ubwa mbere, turi mu kwezi kwa gatanu tariki 31 niho ubu butumwa nabuhawe. Umunsi uzabwumviraho byaba byageze mu kwa gatandatu, byaba biharenze, aho uzabwumvira hose warara ubwumvishije. Icyo marayika ari kugusaba kwihana ukazibukira. Zibukira, zibukira, hunga, hunga, hunga icyaha, hunga urupfu, hunga umubabaro, hunga, hunga niko uhora wavuga, hunga niko umuremyi wawe avuga, umucunguzi. Ariko wanze kumvira se, wanga kuyifata igihebe babwakira, umanika agati wicaye wajya kukamanura. Ngira ngo ni imigani y'Ikirundi, ariko byinshi ubizi no kundusha. Uri mu bantu bakunda gukora mitingi cyane, ukaremereza ibintu, ugakomeza ibintu byiza mu nyungu zawe. Ariko uyu mwaka mbisubiyemo, uyu mwaka muri aya mezi nudatambuka ngo ukizwe, wihane, sezera ikibi n'igisa nacyo, bayi, ngira ngo bayi. Kandi mwe yaravuze ngo aho kunigwa n'ijambo uzanigwa n'uwo waribwiye. Ngira ngo koko bisa n'ibi. Ibi nakabaye mbiceceka mu nyungu zo kugira ngo utaniga cyangwa utazananiga, cyangwa se n'undi atazananiga.
kuko mukunda ko twavuga ibyiza ntituvuge ibibi, ariko ubugingo bwawe buri kurimbuka, ariko ku muryango hari urupfu rugutegereje. Tuvuge ibyiza ari uko tubibonye, tuvuge ibyiza ari uko Imana ibiduhishuriye, hama tuvuge ibyiza ntabyitweretse, cyangwa se tuvuge ibibi ntabyitweretse. Ngira ngo kwerekwa, impano yo kwerekwa jye nahawe njyewe muri Kristo Yesu, icyo neretswe nicyo, iyo ngihaweho ijwi ndivuga uko. Hano rwose ngira ngo rero harimo umuntu uvuga uti, iyo uvuga ibyiza baba bakuguriye umuceri, iyo uvuga ibyiza baguha ibiharage, amahera. Ntago warimbuza ubugingo bwawe. Nawe ubwawe buno bakubwiye ngo n'ubu nzi ko biri bugore umutima wawe kuva muri sendi de defudedi, kandi bikubereye byiza, bikubereye byiza ku manywa y'ihangu, ku mugaragaro, wakihana ugakizwa, ukanasezera inkona n'ijambo ibiswi by'inkona, biriya byose ngo by'imbonera kure n'abakenyerarugamba mu mutwe wawe ukaderetinga, ugasiba muri wowe, ukamera nkaho utigeze unabibona, ubundi ugategereza Imana ica urubanza rw'ukuri. Imana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho nabi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rutububa. Reka mbanze sengere ubu butumwa ngiye gutambutsa. Nubwo umuntu, ntabwo njye mvuga ngo nubwo umuntu ukomeye hakomeye Kristo, uri inyama n'amaraso rwose nyine cyubahiro Reverend kuri yo n'umuryango wawe. Niba nawe ukunda, ugakunda umugore, ugakunda abana bawe, ukaba ukunda Uburundi, rebesha amaso y'impwemu kabiri, umvisha amatwi abiri. Hari igihe uri bunyitiranye ukavuga ngo ndi intumwa ya naka, natamitswe, nariye. Oya, nasomye ijambo rirambwira ngo hazabona ishyano uvuga ngo iravuze utavuze, ariko kuri kuyamamagaye ngiki kiganza Reverend kuri yo. Ubu butumwa ni ubwawe, ngiye kuguhanurira, nutabyumva ukabirengaho rwose amaraso yawe n'ubugingo bwawe mareka ntazabimbaze, n'ijuru ntiribimbaze. Ntabwo turi buceceke kugira ngo mukunde muzaduhe biriya cyangwa muzatutuze hariya. Oya, ubutumwa Imana yampaye, ubutumwa ijuru ryampaye kuri wowe, ndabuguha uko buri, hatabuzemo ikintu na kimwe. Ngira ngo rero rwose wa mubyeyi we, wa muvandimwe we, wa nshuti we, niba mareka yanyeretse ipfu yagiye agusimbutse, ariko arambwira ngo nta gaciro wabihaye. Bamwe bapfa ureba, abandi banyuruzwa ureba, wagiye mu gatsiko, kandi ayo wavugiraga ku gitanda, imihigo wahize Uwiteka aje kukwishyuza ya mihigo. Ubutumwa rero nyemerera mbanze senge, ubundi marayika umwami Imana aba ari we wafasha kubutambutsa uko biri. Ndagushimiye Mwami, twebwe ducece kuvuge, kandi tutaravuga waravuze, tutarakora warakoze, kandi ndagushimiye ko nibi tubitambutsa ba nyirabyo banabizi, nabo ubwabo babibona. Uyu nguyu we ari mu mahitamo menshi yo kuzaba perezida, ari mu mahitamo menshi yo kugira ngo bakoresha imbaraga za Satani, mu mahitamo menshi yo kugira ngo akoreshe imbaraga z'amafaranga, siyase zimeni, mu buryo butandukanye. Ariko ni ibumba ryawe, ni umurimo w'intoki zawe, ni wowe usumba byose, ushobora byose. Ubutumwa waduhaye Mwami Yesu bumugezeho, kandi bibaye byiza ubumuhe bumukiza, utsinde umutima w'umuneshereze mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Ngira ngo mu murongo umwe n'undi hari igihe twe duhishurirwa, umwe akumva
ngo ni ibisanzwe, undi akumva ntibisanzwe, undi akumva birasanzwe. Oya, mu rupfu nta mikino, mu rupfu nta gukinata. Urapfa, umugore wawe apfuye, abana be bapfuye, igihugu kibe kirapfuye. Ni gute mwiba mu kwa mbere mukageza mu kwa mbere? Ni gute umuntu agira kapani hanze akagira izindi mu gihugu, impunzi ikagusaba gutaha ukavuga ngo oya, ngo ntabwo ngo bigomba koroha, ngo bigomba gukomera? Ubutumwa nkuzaniye, amahitamo ni abiri. Ntabwo Imana igira njyewe bino ndi kugira. Ntabwo Imana iri buze ngo munegoseye. Ntabwo Imana iri buze ngo atika neo si. Ntabwo Yesu ari buze ngo mujye inama z'ukuntu ngo biri bugende. Nta nubwo Kristo uri bumubwire ngo donke, ngo vraiment, ngo kamemo, ngo juste. Oya, mu kuri no mu mwuka, ijambo rimwe n'irindi. Niba nta mwanya ufashe ngo wihane, uririre inzu yawe, uririre inzu yawe. Nigeze mpanurira Pierre Nkurunziza ndamubwira ngo imando zayitwara. Uko byagenda kose ubwo buhanuzi bwarasohoye, kandi wari uhari. Aho utaraba umunyamabanga mukuru ariko wari uhari. Aya makuru urayazi. Nagira ngo nkutangarize ko urebe mu nzu yawe, urebe activite zawe, urebe circulation zawe, ibintu bigiye kuguhindukana ubireba. Ibintu bigiye kuguhindukana ubona, wumva n'amatwi yawe abiri. Nta kintu, Bibiliya iravuga ngo ntacyo abapfumu bazakumarira, nta n'icyo abakomeye bazagufasha, nta n'icyo ubwenge buzakumarira. Nuko ijambo ry'Imana rivuga. Icyo gihe ngo ibyiringirwa byose bizata agaciro. Ikibazo rero nuko mukunda kuvuga ngo Imana ni nimero ya mbere. Mu mutima ntayo, mu bikorwa ntayo. Imana ni nimero ya mbere. Imana ni nimero ya mbere, nta mbabazi. Imana ni nimero ya mbere, nta kumva, nta kuyumvira. Imana ni nimero ya mbere, igihugu kiri uruhande rumwe. Uricecekera, byinshi wanga kubibwira Evariste Ndayishimiye, ugahora ugatekereza. Byinshi wanga kumugira inama, kubera ko murasangiye akabisi n'agahiye, kubera ko musangiye biriya na biriya. Hari ikintu nabonye mwubatse, saro yo kwa Nkurunziza, Pierre Nkurunziza, saro kwire bisanzwe. Iyo kwa Bunyoni, oya, iyo kwa Niyombare yasaga niyo kwa Nkurunziza, barabyaranye abana mwibatisimu, biza kurangira kuriya mwabibonye. Mwasigaye muririmba ngo genda Niyombare warahimutse, wabaye ikimenabanga. Uyu munsi none Reverend Kuriyo na Evariste Ndayishimiye namwe muhuje byinshi. Bunyoni we ntimwamwizeraga. Nkurunziza we yaritse Bunyoni yikoreramo ko abyumva nuko abishaka, nta bindi. Igihugu gihinduka akarima k'igikoni mucaho imboga za nimugoroba ko mubyumva uko mubishaka. Ngira ngo rero uyu munsi byasubiwemo, Imana yabihagurukiye, Imana ibijemo. Imana ije kuruta inyamiramabuko mubona muzituma mu isekeza rya Obereri. Kuri iyo Obereri itoza ikori, kuri iyo muri kubyi. Oya, hari marayika umwami Imana amanuwe, azanwe, kandi afite inkota. Arakubaza yego cyangwa oya. Arakubaza kiriya, usubize kiriya. Ibyo byo kuvuga ngo abimwe Adamu yigeze akora ikosa na Eva akora irindi, umwe aravuga ngo nuriya mugabo, undi nawe ngo nuriya mugore. Donc bitana ba mwana mu butumwa bwiza nkuzaniye. Hunga inyuma yawe byakaze.
urupfu ruri urupfu rwanutse kandi nimwibaza impamvu dayimoni wo gukenyura abantu no kwica abantu yarose ikibanza akaronka ijambo n'ijabo muri CNDD-FDD. Ntabwo ubundi abantu bararama, abantu bagatera imbere. Kereka ibi bintu byari gushoboka nko mu gihe cya kera abaturage bakiri injiji, buno mwiba bareba, mutunga bareba, ibyo mukora byose bigaragarira amaso y'abantu benshi. Ubu iki gihe ninde mu perezida wayobora igihugu akiba, akinonuza, agipfukamye mu nda, cyangwa abaminisitiri cyangwa abagavani, ukabikora bikagumaho abaturage basinziriye? Reka da, abenegihugu barabiraba. Kera aho nta muturage wabyitagaho, ubutaka bwari bwinshi, inyamaswa ari nyinshi, ibintu byose bihari. Ubu byarahindutse, ndugu yangu, byarahindutse. Marayika rero njye wampaye buno butumwa, yabumpaye mu yihe ntego? Yabumpaye ari ubwande n'ubwawe n'umuryango wawe n'igihugu cyawe. N'abagukunda bagusengera, nibagusengera, ariko nibagusengera uhoraho bagusabira umutima wo kwihana. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, niryo tegeko Imana igutegeka. Ubabarane n'abababaye, unezeranwe n'abanezerewe. Babarana n'impunzi, nezeranwe n'aba bantu baba hanze babuze iyo bava n'iyo bajya. Abantu impunzi ziba mu tuzu tumeze nk'utwasugumwe, mureba, mukanuye, mubyumva, mubireba, ugasanga umuntu ntacyo bimubwiye, ariturije, aricecekeye kuko iwe bimeze neza. Kandi ndi kuguhanurira, iki kintu nikigusohoraho, n'urukwavu rw'iwawe, reka mvuge uko kuko mukunda kuvuga ngo mworore inkwavu kandi nawe urazifite, narwo ruzabimenya ko ari Imana yaje guhora. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Ibrahim Kapiteni Traore ni umwe mu baperezida bari kwandika amateka ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, papa w'u Rwanda n'Abanyarwanda. Mu kwa karindwi Imana iguzimbukije urupfu. Haleluya. Ngira ngo abasenga, ndaje ngaruke mbandanye mu Burundi ndetse n'ahandi hose. Ngira ngo abasenga, nuzamura isengesho usengera umugabane wa Afurika, ariko uzamuremo Ibrahim Kapiteni Traore. Uriya ni umuperezida uzamukanye intwaro n'inkota byo kubohora Afurika. Ni intwari yindi tubonye mu myaka 2 mureba hagejeje igihugu, ibikorwa remezo byinshi amaze kugeza mu banye Burkina Faso, indege nyinshi. Nibinadukundira turashyiramo hano akantu uze kureberaho utabara. Ngira ngo Burkina Faso mu ruhando mpuzamahanga, mu itangazamakuru, mu binyamakuru, uyu muperezida rwose umupira awushoreye neza. Rero dufite ikibazo cy'abantu bagirira ishyari umugabane wa Afurika, cy'abantu batajya banezezwa nuko umunyafurika yaryama, yanwa, yarya, ko umunyafurika yakwigira. Icyo kibazo nicyo dufite. Ubwo rero nimusenga rwose, harimo abantu ubu ngubu bibabaje, harimo abanyeshyari bahakoroneje, n'abandi bumva bahakoroneza, abandi bumva baratakaje inyungu zabo hariya. Ngira ngo amasengesho burya Mwuka Wera ayobora umuntu. Niba usengera Afurika, niba ukunda Afurika, ugatangira gusenga, haleluya, tangira usengera Afurika.
ariko uyu muperezida asengerwe mu izina rya Yesu. Niba ukunda Uburundi, sengera Uburundi, nta gukererwa kundi, nta bintu Imana yaba itegereje mw'inkunga ngo ivuge ngo Amerika izaduha inkunga. Imana soko iteye, Imana ntitegereje Uburayi ngo buzafasha Abarundi ngo kugira ngo bigende ukunuku. Oya, Imana soko iteye, ahubwo Kristo arihagije muri byose, afite byose, ashobora byose. Bityo natwe dufite umugisha kubamwizeye no kubamwiringiye ko bigiye kugenda neza. Rero sengera Uburundi, hagiye kuba imirimo n'ibitangaza. Mu Rwanda rwo turashima aho Imana igejeje ikora. Sengera u Rwanda, sengera aba baperezida Imana iri gukoresha ibitangaza, bigume ari umugisha, kuko twebwe ibikorwa remezo biri kubakwa ndetse amaporoje arahambaye. Ahubwo twavuga ngo Imana iduhe kwavasa gukomeza muri uwo murongo ndetse no kurushirizaho. Hama abandi namwe mufite igihugu ariko mutararonka perezida Paul, turi kubasengera. Abandi mufite perezida ariko nta gihugu, Paul turi kubasengera. Abandi namwe mutazi riva n'irirenga, mwihangane, turabanihira wa muniho tubasengera, ariko izina ry'Umwami Yesu rihabwe icyubahiro. Ngira ngo rero ni ubutumwa dutambukije, ariko Reverend Kuriyo tukwifurije kwihana no gukizwa ndetse no kuva mu mugambwe CNDD-FDD. Ikimenyetso cyo kwihana no guca bugufi, bivemo bishingukemo. Kandi Imana ifite uko izabigenza, cyangwa se ifite uko izabiroranya. Umwami Yesu ahabwe icyubahiro. Nuko reka nguhezagire wowe tubana muri uru rugendo, kandi nkushimira gukanda subscribe. Yesaya arasuzugurwa, arakengerwa, arababwira ngo koko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, ngo ariko mu maso yanjye burya hakomeye nk'urutare, ngo kandi utsindishiriza ari bugufi bwanjye. Haleluya. Ngo kandi nzi ko utsindanishiriza ari bugufi bwanjye. Koko umwami buriya hari igihe utabarwa n'utari umwami, ariko ibaza umwami agutabaye. Buriya Joe Biden ni umwami, Putin ni umwami, Paul Kagame ni umwami, aba baperezida bose ni abami. Ibaze gutabarwa n'umwami. Musitanteri ajya gutabara, Mudugudu akagutabara, Nyumbakuma akagutabara mu rurimi rw'Igiswahili, ndetse n'izindi nzego zose zaratabaye. HCR igatabara, ONU igatabara, ndetse abasirikare bajya batabara aho rukomeye. Kandi abasirikare hakabamo ingabo zirwanira mu kirere, hakabamo izirwanira mu mazi, hakabamo izirwanira ku butaka, ariko hedikoti iyo ari yo yose igitabara, ndetse cyangwa se umutwe udasanzwe urwana mu rwego runuru bagatabara. Iyo inkongi y'umuriro ibaye ahantu, ubona amambirasi akomeye cyane za kizimyamwoto batabara. Ubu butabazi isi igitwereka. Bibiliya rero iravuga ngo Yesaya we yabyeretswe kera, arabihishurirwa, aravuga ngo koko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, mu izina rya Yesu. Yesaya yarashaje, ariko roho ye iradutegereje kugira ngo tuzimane ingoma na Kristo. Uyu munsi ubutumwa nkuzaniye, kuko umwami agutabaye, mu izina rya Yesu. Tabarwa n'umwami, kandi nagutabara aragutabarana ubushobozi buhambaye, kuko izi mbaraga isi ifite zo gutabara Yesu abakubye ibihetanwi. Kuko Yesu aragutabara, atabara ubugingo, aragutabara, atabara umubiri, aragutabara kukizanye n'inzu yawe. Haleluya. Koko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Koko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Mu bintu utegereje gutabarwa, ntabwo utegereje gukorwa n'isoni. Kuramo gukorwa n'isoni. Mu bintu utegereje ineza, ntabwo utegereje inabi. Mu bintu urindiriye amashimwe, ntabwo urindiriye kugawa. Jamais. Ikintu rero Imana yagusigarije, ikintu Imana ikubikiye, kwari ukugira ngo utabarwe, kwari ukugira ngo Imana igutabare, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Koko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Kandi mu maso yanjye harakomeye, kandi hakomeye nk'urutare. Impamvu ki umutima ukomeye nk'urutare? Ibyiringiro tugira by'uko gusenga kwacu, kuririmba kwacu, ivugabutumwa ryacu
ibyiringiro dufite bikomeye kuruta urutare. Ninde muntu wakubwira ko nta juru ufite? Kuki uyizera ukumva urarifite? Ubwo ni urutare. Ninde muntu wakubwira ko utazabyara? Ibyiringiro ufite bikwemerera kubyara, ubwo ni urutare. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, niragije Imana Data nguma mu Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka we ndamahoro, byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko n'Uwiteka Yesu ampibyonye nabyo ndamahoro. Haleluya. Uku kwezi kwa gatandatu turareretse. Reka kusamaza hari icyo nirerekeye. Uku kwezi kwa gatandatu turareretse. Kwa karindwi turareretse. Ku munani turareretse. Ariko iyera y'ukuri ivuga aya magambo icyicaye kuri ya ntebe, avuga ko iri jambo ari ryo kwizerwa. Ndagira ngo ntangarize ibiganza byawe, ntangarize amaboko yawe, ntangarize ubuzima bwawe. Harimwo amashimwe, harimwo amashimwe, harimwo amashimwe. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Hari ikiganza Imana igiye kugupfumbaturira kirimo ibyiza. Barozi bapfumbatuye amarira urayarira, isi ipfumbatura ubukene urataka, umubiri upfumbatura indwara urababara. Ariko mu izina rya Yesu Kristo turatangariza iyera ivuga ibyo izasohoza, iyera itagira ibihugu n'imipaka, ahubwo ibera hose icyarimwe, iyera ifite amasengesho afite ubushobozi kurusha misile, bombe, parasitike ya Satani kabiri y'abarusi. Hari amasengesho ayihiga ya Satani kabiri y'abarasha. Hari amasengesho ayihiga. Hariya Yesu yasenze inyanja igatandukana. Haleluya. Mu nkoni ya Mose, mu nkoni ya Mose, mu nkoni ya Mose. Mungu asifiwe. Kandi inyanja itandukana, inyamaswa zirimo ntizapfa. Zomene ndakumva papa, Uwiteka agufiteho umugambi mwiza, agufiteho imigabo myiza. Uwiteka agiye gukorana nawe ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza. Haleluya. Ushobora byose, usumba byose, ari kumwe nawe. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Kugendana na Kristo ni ibanga rihambaye. Nagira ngo nkutangarize ko buno turi kuvugana, iyi nama yateranye niyo kugira ngo utabarwe. Iyi nama yateranye niyo kugira ngo ubohozwe kandi ubohoke. Ubuntu bw'Imana buteranyijwe no kukugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu, ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Imana yakumenye izina ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Iyaguhamagaye niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Iyakoze biriya izakora n'ibindi. Bigusuzugura, bigucengera. Uwari umuyaya yavuyemo mama perezida, uwari umuboyi avamo prime minister. Abari inyagano bagabana imyanya y'imbere i Babuloni, aribo Saduraka na Abedenego na Meshaki, kandi aribo bari basumbirijwe mu kugeragezwa. Haleluya. Iyavuganye nawe mu nzozi, mu ijwi no mu ijambo, niyo kwizerwa no kwiringirwa. Iyo ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Iyo ntabwo ijya yitiranya amazina. Ndagutangarije muri aya mezi atatu, urambura umutima n'amaboko yawe, utera intambwe imwe, Yesu aratera 99.
kandi ibyo akuzaniye biba biri ku mpera z'i Burayi arabizana, biba biri muri Afurika arabizana, aho byaba biri hose arakuzanira umugisha. Haleluya! Arakuzanira amahoro, arakuzanira agakiza, arakuzanira amashimwe, arakwambika. Baruzi bakwambitse ubusa, ubukene bubakurindagiza, ariko mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ndagusengeye, we waba ufite ikibazo, tsinda mu izina rya Yesu Kristo. Iyi nda yawe itege ugutwi k'Uwiteka n'umuhanuzi. Wandawe gumamo, gumamo. Suzugura abarozi, wumvira umwami Yesu. Suzugura ibisekuru, wumvira umwami Yesu. Kandi uzavukira 9 yuzuye. Biyashezerere, uvukira 9 yuzuye, bitegetswe n'umuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Ndagira ngo sengera ibirenge byawe bikomeze urugendo. Sengera amaboko yawe akomeze urugendo. Sengere uruhanga rwawe rukomeze rusigwe, amavuta agume yuzuye, ndetse bishongonoke mu bwanwa bwa Aroni. Haleluya. Ndagushimiye mwami Yesu, ndagushimiye data, ndagushimiye mwuka wera. Uri igiti cy'inganzamarumbu gisamba itaro, uri umugabo udatetereza abamwisunga. Himbazwa rero kuduhaye utugiriye ubuntu. None ndakwinginze uhagararane natwe, ubane natwe kubw'icyubahiro cyawe. Ndakwinginze ukora imirimo, ukore n'ibitangaza mu izina. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe mu izina ry'uwatubambe kandi waducunguye. Ngaho rero umugisha wawe ni nk'imvura, ni nk'umuyaga, uteze ugutwi bibe wowe, uwumva yumve wowe. Umwigisha n'umwigishwa dusangire imbere yawe iteka ryose. Amen. Aya mezi 3 yabere maso ujye ukurikirana amateraniro yarangize. Dufitemo amasengesho y'umugisha n'umumaro kubwihishurirwa n'iyeretswe Imana yaduhaye. Njya mbabona munyandikira kandi mbashimira ibitekerezo byanyu n'inkunga no kufata mukantera intege. Ngaho tugume twubake rero ubwami bwa Kristo. Ndagukunda, mugire ibihe byiza, muzagire n'ukwezi k'umugisha kwa 6. Ciao ciao, shalom shalom, umukama abazigame.